Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mwese abakurikiye iyi channel kuri Miss Rwanda Star. Ndabashimiye ko mutubwira ko mudukunda, mutubwira ko ibiganiro tubaha bibagirira akamaro. Tubashimiye ko mujya mukora subscribe, mugakora share, mukaduha comment haba kuri channel cyangwa mu gikari. Turabashimiye. Rero mbere gutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka twihanganishe abantu bababaye. Hari abantu bafite ibibazo byabaremereye, umutima ukananirwa neza ukagera ku rwego uti ndananiwe. Hari abantu barwaye, hari abantu barwaje abantu akavuga ati umuntu wanjye ari muri heba, umuntu ari muri heba. Icyo gihe umutima wawe unaniwe, urwaje umuntu ukabona atazakira kandi ukimukunze. Turabihanganishije kandi tubahaye pole ku bantu mwese mwatakaje abantu mukunda. Dufite abantu bafite abantu bitabye Imana, babuze abantu babo. Buri uzengurutse ku isi iyi segonda nicaye mvuga iri jambo, hari nk'abantu benshi bitabye Imana, hari abantu benshi bari muri morgue, hari abantu benshi bari muri koma, kandi abo bantu tukibakunze, tukibakeneye ko tukomezanya urugendo rw'ubuzima, ariko bikanga. Tubahaye pole. By'umwihariko dufite famiye hano muri Amerika, abana b'abajene bari kwitaba Imana, urubyiruko, abantu bakuru. Bese ntabwo nabona uko mbivuga, si hano gusa kandi niyo ukurikiranye no mu rugo no mu Rwanda hirya no hino ku misozi, abantu bari kugenda bitaba Imana. Yego ni ibintu bisanzwe, ni systeme y'Imana isanzwe, ariko niba ari ibihe turimo urabona ko noneho bigenda birushaho gukomera. Abantu rero turabihanganishije. Hari abantu babonye stati yanjye, reka mbivugeho umunota umwe. Abantu mwakomeje kumpa message mumbaza mutese uriya mwana byagenze gute witabye Imana wapostinze. Ni umwana ukiri muto wavutse mu mwaka wa 2000, ariko ndabwira ababashije kujya kuri status yanjye, uriya mwana nkuko mwakomeje mumbaza ibibazo nagerageje no kubasubiza. Ntabwo yararwaye, ntabwo yagize impanuka. Umwana bamusanze mu cyumba cye yitabye Imana, yapfuye. Ntabwo yapfuye umunsi, ngira ngo arimo yuzuza icyumweru. Turi kumwe hano muri Dallas, nabuze imbaraga njyewe zo kumupostinga. Murabizi ko hari n'ibiganiro byaciyeho by'amakuru ye kuri YouTube, ariko njye numva mbuze uko ibi bintu mbivuga. Rero tuzamushyingura ejo kuwa gatanu, twifatanyije n'umubyeyi, afite papa na mama. Tubahaye pole. Iyo ubonye ibyago byagiye hariya, nawe ujye ubikurura ubyishyireho, uvuga uyu mwana ni uwanjye, uyu ni murumuna wanjye, uyu ni mushiki wanjye. Mbese nujya ubona umuntu yitabye Imana, ujye uvuga uyu ni umubyeyi wanjye, uyu ni papa, uyu ni mama. None kugira ngo ubashe kumva agahinda kasigaye mu mitima y'ababuze umuntu wabo, nibwo ubasha kubyumva. Ubundi utarabyishyiramo ngo ubishyire mu mutima wawe, ntabwo wabasha gukurura ububabare buri muri iriya miryango ngo bwumve. Rero nta yindi comment ikira kuri ibi bintu, gusa muri rusange uyu mwana twumiwe twese, ni nk'inkuba yakubise, yaba kuri twe no ku babyeyi be no ku miryango ye. Nta kintu cyo kuvuga dufite kuri icyo, reka gihagarikire ahangaha tugicumbike. Gusa nkuko abantu tuganira benshi mukambwira muti Miss rwose turagukunda, ujye tugira inama zitwubaka. Ushize twarimo tumbabwira ngo niba wumva ugiye kurambagiza umukobwa cyangwa umuhungu ugiye kubana, ukumva ko muzapfa ikintu bita telefone, icyo uzabyihorere ukwiye gushaka, kuko biragoye kuvuga ngo uzajya gushaka umuntu noneho mupfe kuvuga ngo sana telefone, ninde ukwandikiye, ninde uguhamagara. Icyo kintu twakivuzeho, cyarabubatse ndabizi. Noneho rero nza kubabwira ubuzima ko ubuzima bwose turimo muri iyi si ko ari urugamba. Hari ikibazo ufite,
hari ikibazo mfite, hari ikibazo umuryango wawe ufite, ariko ibyo bibazo byose urimo uhura nabyo bitandukanye, nirwo rugamba rwawe kandi ntibikwemerera ko wakwiyambura ubuzima ngo wiyahure kubera ikibazo wahuye nacyo. Urakomeza uhangane, ukomeze ukate iburyo ukate n'ibumoso, ariko urebe ko ikibazo cyahigama cyangwa cyacaho kitakomerekeje cyangwa kitangije ubuzima bwawe. Muri iyi si turahemukirwa. Hari benshi twaganiriye bati ujya utubwira ngo ubuzima bwose tubayemo tuzahura n'abantu, abantu nibo nyine n'ubundi sosiyete igizwe n'abantu. Aho wajya hose nushaka ugiye gusenga uzahasanga abantu, nujya mu kazi uzahasanga abantu, nujya mu isoko uzahasanga abantu, muri fete nibashaka hari umwana wavutse bagiye guhemba umuntu uzahasanga abantu, twashyingiwe uzahasanga abantu, twashyinguye nk'uko abantu bitabye Imana uzahasanga abantu, n'ababaza amasanduku ni abantu, n'abacukura imva ni abantu, n'abazadushyingura ni abantu. Ahantu hose tuzasanga abantu, uko byagenda kose niko sisiteme yubatse. Ni ukuvuga ngo rero ahubwo ikibazo kiraha muri iyi si tubayemo, muri rwa rugamba duhanganye narwo. Ikibazo ni kimwe, nuko hari ibyo uzi hari n'ibyo utazi. Hagati y'ibyo uzi n'ibyo utazi, ako kantu karimo hagati nirwo rugamba nanone uhanganye narwo. Urabona umuntu wenda ninjye, Misi ni mwiza, ni muremure, ni inzobe, arirabura, yambaye neza, asa neza, afite ibi byiza, nyine uri kudekiriva umuntu fizikali uko wowe ubibona. Ibyo uzi ngewe ni nkaho unyambitse ibara ry'icyatsi. Ibyo unziho ni icyatsi kuko kisobanura amahoro, ni ibintu byiza. Ariko nanone hari ibyo utazi kuri wa muntu, hari ibyo utazi. Iyaba wari uzi ko uwo muntu wambitse ikanzu y'icyatsi, wambitse ko ari mwiza, wambitse ko agukunda, wambitse ko ari imfura, wambitse ko ndetse muzajya no mu murenge mugasezerana mukazabana ubuziraherezo. Iyaba wari uzi ko imbere hari ikindi kintu kimwihishemo wowe utabasha gusobanukirwa. Wari uzi kugirira umuntu neza ukamugirira neza wakakwitura inabi. Iyo uza kumenya ko yakwitura inabi ukaba ubizi imbere y'igihugu ako kandi Imana ikakakwereka, ntabwo wamugirira neza, wamureka kuko waba uzi ko ya neza yawe atazayikwitura. Sinzi niba icyo mvuze mu cyumva cyangwa hari uwo muri mwe byabayeho. Ngewe zo ni ingero mfite ku giti cyanjye. Aho ugirira umuntu neza ukamuha buri kimwe cyose, ugatanga n'amaboko yawe n'umutwe n'amaraso yawe byose ukabimarira ku muntu, yarangiza akakwereka ko atanakuzi, akanakubikubwira ati wakoze ikize, ntanagushimire. Mfite famiye umudamu wampaye ubuhamya. Umugabo yarabimuye abakura mu cyaro abazana mu mujyi, ariko inzu abashyizemo ababwira ko hari inzu bakodesha akodesha 250 buri kwezi. Ariko iyo nzu uwo mugabo yarayiguze anayifitiye ibyangombwa, ariko umugore n'abana ntibabizi. Bo baraza baba mu nzu nk'abari mu nzu y'ubukode, ndetse hakaba umuntu w'umudamu ujya uza buri kwezi kwishyuza amafaranga. Rimwe na rimwe umugabo akayamwihera cyangwa akaba yasigiye umugore we ati nyir'inzu naza kwishyuza itariki yageze mumuhe ayo mafaranga. Hakaba igihe ashaka komanga agasanga yenda nk'uwo mugore akiryamye cyangwa se hari ibyo agitegura by'abana, yasohoka ati none ko mutanyishyura, atari ko amafaranga papa w'abana yayasize, akayaterura 250 akayahereza uwo mudamu. Uwo mudamu arafite ukuntu ubwo nawe yagendaga agahura na wa mugabo nyir'urugo akongera akayamusubiza. Imagine icyo kintu, sinzi niba mubyumva. Hari ibyo uzi, uyu mudamu
we hari ibyo azi ko bari mu nzu y'ubukode, azi ko umugabo we akora ukwezi kwagera akishyura inzu y'ibihumbi 250, yamwambitse ikanzu y'icyatsi pe na karuvati n'ipantaro n'ikote yabigize icyatsi. Umugabo we ni marayika, n'umugabo mwiza ujya gukorera amafaranga akaza akatwishyurira ubukode bw'ibihumbi 250. Ibyo ni byo azi bigaragara, ibyo ni byiza. Hari ibyo uzi ku muntu, ariko ibyo utazi ntabwo uzi ko iyo nzu urimo ari iyawe, ko mwarasezeranye ivangamutungo, ufiteho 50 afiteho 50. Iyo wari uzi ko uwo mugabo wumva ko ari umugabo w'imena, wumva ko ari umugabo w'imfura ubishyurira inzu y'ibihumbi 250, iyo wari uzi ko yagukinze ko iyi nzu ari iyanyu, iyo icyo kintu wari ukizi ntabwo yigeze akimenya. Iyo wari uzi ko ibyo 250 abiterura atabiteruye, akabihuriya uriya mugore bakongera bagahura nyuma akabimugarurira, ntabwo ibyo bizi. Uzi ko ufite umugabo mwiza witonda w'imfura, ariko ntabwo uzi ako kantu ko nawe akagukora. Ibyo utazi rero nibyo bibi ku muntu. Babaye muri ubwo buzima imyaka 9, umugore yirwa utesha umugabo umutwe atari ko ibihumbi 250 bya buri kwezi, n'inzu nini y'igipangu. Kuki tutagura iyacu noneho ibi bihumbi 250 tukaka credit kukora, aho kubyishyura iyi nzu ahubwo bikishyura banke turi mu nzu yacu? Umugabo ntabyumve, bagahora babishwanira, bagahora babipfa, bagahora bashwana. Ntabwo iyi nkuru ndakomeza ngo mbabwire ngo aho yarangiriye. Ako nshaka kubabwira nako gace akangaka kavuga ngo umuntu mubanye imyaka 9 mu nzu yawe yanyu, ariko umaze imyaka 9 uhora uhangayitse, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, mukageza mu kwa 11 umwaka ugashyira undi ugataha, uhangayikishijwe n'uko uba mu bukode, uhangayikishijwe n'uko umugabo wawe yishyura 250 by'ubukode kandi ntabyo yishyura. Icyo kintu uracyumvise? Urizera umuntu, ukizera umuntu ukamwimariramo, ariko nawe afite ibindi bintu agukinga ku ruhande utazi. Rero ubuzima tubayemo nubwo hari ibyo uzi ku muntu, ariko hari n'ibyo utazi. Ibyo utazi rero nibyo byadanje, ibyo utazi ku muntu nibyo danje. Njye nagiye ngirira abantu neza pe, nkabagirira neza mu myaka mfite itari na myinshi. Hari ibyo nanjye naba narakoreye abantu, ariko ugasanga umuntu ntashaka no kukubwira ati merci warakoze, ahubwo umuntu akakwereka ko ahubwo uri nk'ikigoryi, nta n'icyo ubundi se wabikoreye iki? Hari ibyo watakaje ku muntu, hari uburyo wamwizeyemo, hari uburyo wamufashijemo, hari uburyo wamukoreye, wumva byanze bikunze mu ndiba y'umutima wawe umwimariyemo, ukamuha buri kimwe cyose, ukamukorera buri kimwe cyose, uzi ko byibura hari igihe bizagera nawe ubwaka ukitegura ko hari umunsi bizagera umuntu akakubwira ati warakoze. Aho kwitegura ijambo ngo warakoze, ahubwo wa muntu nawe akaguhemukira, akakwereka ko ntacyo uri cyo, akakwereka ko nta n'icyo uvuze imbere ye, kandi ari gukandagira muri benefit, ari gukandagira mu nyungu, ari kugenda muri cya kindi cyiza wamugejejeho, ariko kugira ngo asubize amaso inyuma. Kandi buriya nutamenya iyo uva ntabwo uzamenya n'iyo ujya. Ubwo rero abantu turaganira, ubu sinzi uburyo ibi bintu nabivugamo, ariko icyo nshaka kubabwira kuri aya masaha mu minota mike nshaka kubaganiriza, reba mu muryango uvukamo, reba mu muryango washatsemo, reba mu bantu mwasenganye cyangwa musengana, reba mu bantu waba waragiriye neza, umbwira uti iyo mbimenya ko uyu muntu azankorera ibi, ntabwo mba nanjye naramukoreye ibi.
hari benshi murabimbwira ko byababayeho. Abantu benshi tugira neza, abantu benshi dukora neza, abantu benshi hari ibyo twatakaje ku bantu, ariko umuntu ukamudekiriva ukavuga uti kireka ngikore, ariko we mu mutima we ibyo bintu utazi bimurimo, ibyo bintu azakwitura bimurimo, izo nyishu azakwishyura zimurimo, zikaza ari umuriro, zikaza ari ukugukomeretsa, zikaza ari ukugutuka, zikaza ari ukukugira ikigoryi, zikaza ari ukukubwira ntacyo uvuze, zikaza ari ukukubwira ntacyo umaze, bikaza ari ukukwereka ko niyo utabikora byari kuba, niyo utabikora yari kuhagera, niyo udakora ibi wenda hari byari kwikora. Ntabwo umuntu arakwita igicucu akakwita ikigoryi, neza neza wowe hari icyo wamukoreye kandi nawe abona. Halo, hari abantu banyumvise, hari ibyo tuzi ku bantu, uyu muntu arakennye, uyu muntu akeneye ubufasha, uyu muntu akeneye iki, reka ngikore. Ibyo ni ibyo uzi kuri uwo muntu, ariko iyo waba uzi indiba y'umutima we ko izakugarurira ibibi, izakugarurira kutagushimira no kutakubwira ngo warakoze, ntabwo wakabaye ubikora. Ariko Imana yo mu ijuru, dusoza iki kiganiro, ku byo uzi ko umuntu nibyo byiza umuziho, ibyo utazi ni bya bindi nyine nawe azakugarurira bikwereka ko nta n'icyo uri cyo. Icyo dusabwa muri iyi si ni iki? Kimwe, umwanzuro ngiye gutanga, ejo tuzagaruka ku yindi episode. Umwanzuro ngiye gutanga, kora ibyo usabwa gukora, korera umuntu ibyo ukwiye kumukorera. Umuntu nakwiyambaza umutabare, umuntu nagira ibyago umuyagire, umuntu naba yambaye ubusa ufite ibyo 10,000 mwambike. Umuntu niba adafite aho atuye ukaba ufite inzu iri hari ipfa ubusa akakubwira ati mucumbikire. Umuntu nakubwira ati ngewe ndabona duturanye, hari ibikorwa byawe nakurikirana birimo bipfa ubusa, bimwemerere. We natakwishyura ibyiza, wowe Imana izi ukuntu wakoze izakwihembera. Reka mbaho urugero kuko Imana ihemba. Ntwara imodoka, hari umunsi neza mba ndi mu muhanda nkabona byari birangiye neza nanjye ubwanjye simenye ni gute ntapfuye. Nasubiza amaso inyuma nkavuga ati uzi buri Imana irarebye, ibona ko hari ikintu nakoreye umuntu, ibona ko hari undi muntu nyikeneye gufasha, ikavuga ati mwana wanjye reka mbe ndetse kugucyura kuko ndacyagukeneye, cyangwa se reka mbe ndetse kugucyura wa muntu waguhemukiye azakubone nyuma yaho ukiriho. Ntabwo nzi uko Imana yiyeranja n'ukuri. Hari igihe mba ndi mu muhanda neza ntwaye imodoka nkabona niho ruzingiye byarangiye. Kandi abantu ba hano muri Amerika muri rusange, ntabwo ari njye ubivuze njyenyine, muzakore na research, batwara nabi. Niba ari ibyo baba banyweye, niba ari ibitabi, niba ari ibiyobyabwenge simbizi, ariko muri rusange njyewe iyo ngiye mu muhanda, mbere yuko nsohoka mu rugo ndavuga ati Mana umenye ko uyu muhanda ngiyemo, ndabizi neza ko abantu ugiye guhura nabo, niba abantu batwara nabi, niba abantu banywa ibiyobyabwenge, niba abantu banyweye ibitabi. Ubu rero uyu muhanda ni njye njyenyine urimo utanyweye iryo tabi. Ubwo rero niba ntanyweye itabi ndabasha kugenda neza, ngere niyo njya, mbasha no kubahigamira kuko njyewe ndi muzima, bo banyweye itabi. Nubwo buryo ntwara hagira Imana nkabona Imana irandokoye nkagera mu rugo, ariko muri make ntacyo tuba twatanze ngo tudapfa cyangwa tutitaba Imana. N'ejo wakumva napfuye, ariko Imana ifite ukuntu ikurinda, kuko twese tuzava kuri iyi si ariko ntabwo tuzayiviraho rimwe. Rero niba ukiyiriho, ubwo Imana ifite ukuntu ikikurinze. Sinzi rero niba hari icyo mwumvisemo muri iki kiganiro mbahaye.
ku bantu bakomerekejwe n'abantu, ku bantu bakomerekejwe n'abo bagiriye neza, ku bantu bakomerekejwe n'imiryango, abavukanyi banyu, abavukanyi bacu, muri rusange umuntu wese waba uri muri iyo kategori, ndamubwiye ngo ihangane, Imana niyo izi icyo izaguhemba, nudahembwa n'umwana w'umuntu cyangwa ngo abigushimire. Basi ibyo dukora ntabwo tuba twiteze ko bitugarukira, ariko Imana yo mu ijuru, umuntu natakubwira ngo merci, umuntu natakubwira ngo warakoze, Imana ifite ukuntu izabikubwira, Imana ifite ukuntu izakurinda, Imana izazi kubake kandi iguhe kwihangana, yomore n'umutima wawe, kuko muri iyi si nta kizakuraho ko tutabana n'abantu nubwo tutazi ibi bihishemo. Murakoze, Imana ibahe umugisha, nakagaruka n'ejo turi kumwe. Bye bye.